Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Butare itajengwa na nani vijana, Butare itajengwa na sisi wenyewe. Gisenyi itajengwa na nani vijana, Gisenyi itajengwa na sisi wenyewe. Wengeri itajengwa na nani vijana, Wengeri itajengwa na sisi wenyewe. Cyangugu itajengwa na nani vijana, Cyangugu itajengwa. Insanganyamatsiko y'ikiganiro turi bugire uyu munsi, turabona igice kimwe cy'ikiganiro ariko gisa n'igikubiyemo byose. Tudatinze rero, mu nsanganyamatsiko dufite igira iti inshingano za Rushingwanyerero mu rugamba rwo guteza imbere abaturage, imikorere ikwiye no kubazwa inshingano n'uburyo bwo kunoza itorero ry'umudugudu. Rushingwanyerero ko mutavuga cyane. Intore 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 intore. Aha, murakoze cyane. Turashimira Deje nyuma yuko atwinjije mu kiganiro ndetse akatubwira muri make itorero, amavu n'amavuko, urugerero, akanatubwira no akatuganira no ku ndangagaciro. Turagira ngo noneho nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali akomerezeho ndetse anadufashe gushakira ibisubizo afatanije namwe kuri ibi bibazo. Niki ba Rushingwanyerero bagombye kuba bakora mu gukemura ibibazo bya bindi batubwiye byugarije abaturage? Ni izihe mbogamizi zihari? Hakorwa iki? Ibyo arifashisha umwihariko waba uw'umujyi wa Kigali, cyane cyane ibibazo biri mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibibazo biri mu ntara y'Amajyaruguru kuko yegeranye n'umujyi wa Kigali. Bagerageze kubihuza noneho tuze kubona koko inshingano zacu nk'abarushingwanyerero ni izihe n'imbogamizi zihari, ni iki twakora. Nyakubahwa meya, umwanya ni uwanyu. Icyambere shaka kubanza kugarukaho ni impamvu ziduhurije aha. Ba Rushingwanyerero bakiri abajene bagiriwe icyizere, none uyu munsi bakaba bari no mu itorero. Tugarutse aho itorero ryakomotse n'impamvu ki, ngira ngo tugaruka kuri za ndangagaciro. Ariko ahantu tubona hakirimo icyuho, ngira ngo niyo tuvuze niyo slogan y'isuku, umutekano, muri munoze, ubukire, gushyira hamwe na za ndangagaciro zose, turagenda tuzivuga byabaye recitation. N'umwana mutoya wo muri primaire arabivuga, na buri muntu wese, ariko mu ngiro tugahura n'ibindi. Ndagaruka nanone ku kintu cya mbere cy'uko ba Rushingwanyerero, umwe muri mwe yabivuze, ariko ngira ngo na Deje Gasana yabigarutseho, nimwe muri ku ruhembe rw'iri terambere turi kuvuga. Ni mwebwe musinzira amasaha make abaho, niba munasinzira. Akantu kose karakoma, ugahamagara gitifu w'akagari ngo ibi wabibonye, ibi wabyumvise, ibi birahari mu kagari kawe. Abo ubu muze kubaza bagenzi banyu mwasize mu nshingano, Kigali harayaguye imvura itabaho, wahamagaraga gitifu wahe rukatsa hirya Kicukiro, ugasanga aricaye ari gukurikirana uko byagenze. Wahamagara gitifu wo mu murenge wa Kigali hirya, ukumva aricaye saa 7 z'ijoro. Ubwo kandi ubwo n'imvura harakurikiraho na bya bindi byose twita bicanye maremare, bihora bicanye maremare. Ariko
ni ibintu tutirengagiza. Ntabwo tubyirengagiza ko muri ku ruhembe, nta nubwo tubyirengagiza ko hari ibyo mukeneye kongera gushyirwamo imbaraga, yaba ari mu buryo bwa mikoro, yaba ari mu buryo bwo kuganirizwa, yaba ari amahugurwa nk'aya ngaya, kugira ngo cya cyerekezo dufite, cya cyerekezo dusigaje amezi make ngo twese umuhigo kigiye kugera, kigiye no kugera ari imwe muri mu nshingano. Umujyi wa Kigali n'intara y'Amajyaruguru dufite byinshi duhuriyeho. Iyo urebye akarere ka Musanze uyu munsi uko gatera imbere, uko gahinduka, ntabwo wagatandukanye n'umujyi wa Kigali. Iyo urebye Gicumbi, kareba Gakenke, ntabwo watandukanya n'ibice bimwe na bimwe byo mu mujyi wa Kigali. Hari ibintu byinshi cyane duhuje. Ndanatekereza rero ko hari na byinshi cyane dushobora kugira ibyo twanoza duhuje. Nashimye n'ukuntu babashyize mu masibo, mu gihe muvanze hari byinshi munaganiraho. Ese ni bande bakigera mu nshingano babanje kubanza kureba cyangwa se bimwe twita kumenya ifasi, scanning yaho ugiye gukorera. Ifasi yacu turayizi, turayimetiriza ku buryo nshobora kukubaza nti yimbwire ukoresheje imibare. Ukambwira uti mfite abaturage aba n'aba, mfite abadakingiye covid aba n'aba, mfite abari mu mirire mibi aba n'aba, mfite abadafite mituweli aba n'aba. Ugakoresha iyo mibare ukamenya uko biteye. Icyo gihe niwe itumenyera bya byuho, ukabifata ukabihuza na cya cyerekezo dufite muri NST1. Icyo cyari icya mbere, kumenya ifasi. Icya kabiri ni ukugira ngo turebe uburyo twabihuza. Navuze NST1 ariko none uko mbigarure none no ku bibazo bibangamiye umudendezo cyangwa imibereho myiza y'abaturage. Aho ndavuga ibyo dukunda kwita human security issues. Mu mujyi wa Kigali hari igihe bakubwira ngo twebwe nta kibazo cy'ubwiherero dufite, ngo abaturage bose bafite ubwiherero. Wagenda ugasanga siko bimeze. Turafata gute imiturirwa iri muri Musanze n'ubukerarugendo buhari n'ibyiza byose bizaza ejo, cyangwa se urafata ute quartier nziza ya Kibagabaga nurangiza uyihuze na wa muturage? Ya mibare nababwiye tuzaheraho tumenya ifasi yacu, tuyireba atari imibare, tuyireba ari amasura y'abaturage. Buryo ushyizeho isura y'abaturage nibwo bigira ubukana, kugira ngo tubyumve tunabikemure ibibazo byugarije abaturage. Kandi iyo tutakoze ya scanning neza bituma twibeshya, tukabeshya n'abaturage dushinzwe kuyobora. Twasanze tutazi ifasi, nubwo nabibabaje mukemera, ntabwo tuzi ifasi zacu. Ndabeshya? Wajyaga kugabura wasabye ibiryo by'imiryango 10, wagera ahantu mu rugo ugasanga harimo annexe 3 zicumbikiye indi miryango 20 utaruzi. Ntabwo tuzi ifasi yacu. Kandi dufite mechanism, dufite tools, dufite ibisabwa byose ngo tumenye ifasi yacu. Bagenzi banjye bo muri Rutunga, sinzi niba bari hano, abagitifu b'utugari twa Rutunga, mwazamura akaboko tukabareba mwicaye. Okay. Hariya Rutunga se yegeranye na Rurindo na Gicumbi. Hari igihe twigeze kubaza tuti ko dufite abagore babyara batagiye kwisuzumisha, byagenze biti? Cyane byo kutamenya ifasi. Atereka data abangaba mu cyumweru gishize bambutse bava Gicumbi bazina.
ni gute umuntu aza akamara icyumweru tutamuzi? Murumva atari ikibazo? Kambaho urundi rugero. Ubwo ndashaka kugana kuri ya ndangagaciro ivuga ngo gukorera hamwe, gufatanya. Ese bwo yararaje si umunyarwanda, uramwakira ute? Ufite gute uburyo ukorana na mugenzi wawe kugira ngo muhane n'amakuru? Kuko nubwo umuntu yimutse hari undi wamubuze mu irangamimerere, ntafite umuturage na ntazi nawe yagiye, wumva nawe afite negapuye. Gushyiraho bwa buryo bwo kumenya uko ifasi yiriwe, uko imeze, icyayibayemo. Ikindi kibazo tubona ahantu tubona harimo icyuho, nanone bihuza no kutamenya ifasi. Ni nature, ni uburyo umujyi uteye, na izo secondary cities navuze imijyi yunganira duhuje ibibazo, ariko tunagomba gukemura. Turatanga icyuho cyo kubaka uburyo bw'akajagari. Ngira ngo tumenye ifasi tugatanga serivisi nziza, ibyo byakemuka. Siko bimeze? Umuturage agahabwa amahirwe, agasobanukirwa, ariko agahabwa serivisi nziza. Umuturage yadutakarije icyizere. Ni ukubera iki? Kandi bingiye kubabwira bibaho henshi. Umuturage agira gutya agahamagara umunyamakuru cyangwa agahamagara radiyo ati munkorere ubuvugizi. Siko bimeze? Kandi ubwo ugasanga ni ubwa mbere icyo kibazo agitanze, ntacyo wari uzi. Siko bimeze? Ubwo se si ikimenyetso ko yagutakarije icyizere? Aravuga ati ntabwo nirwa nkimuha kubera ko ntacyo ari bugikoreshe, ntabwo ari bugikemure. Ntabwo turi gutega ugutwi umuturage, ntabwo turi kumwegera ngo tumwigarurire, kandi ari twe dushinzwe umuturage n'ibibazo bye. Aho rero mu nshingano dufite, yenda mwe mu bisubizo tugomba no gushaka bizakemukira muri rya torero ry'umudugudu, ku rwego rw'amasibo, kujya muri za ngamba, ariko bikava muri structure tukabikora no muri reality. Kuko iyo duhuye nabo nibwo umenya n'ibibazo bye, nibwo umutega ugutwi akanakugirira icyizere. Muzumve radiyo za buri gitondo. Ngira ngo nyakubahwa gavana tuzashaka uburyo dufasha ba rushingwangerero, buri wese agira akaradiyo mu biro. Nuko yenda amakuru amwe acaho muri za joke, ariko muzumve radiyo zose mu gitondo hagati ya saa moya na saa mbiri cyangwa saa moya na saa tatu. Yaba ari radiyo Rwanda, yaba ari TV Radio 1, yaba ari Flash, mwumva abaturage baba bahamagara. Siko bimeze? Munkorere ubuvugizi anaha, munkorere ubuvugizi anaha. Muzajye kuri tweets z'abanyamakuru. Ni bya bibazo dushinzwe gukemura umunsi ku munsi. Serivisi ku muturage, kumutega ugutwi. Hari abandi bitwa ingwagasini, ayo ni amazina bagiye babita, ubwo ni kitu kidogo. Mwumva bidasa nabi? Biratwangiriza izina, birabangiriza izina. Akavuga ati rushingwangerero nta kintu ari bukumarire nutamureba. Kandi mu byo turwanya harimo na ruswa. Tugira za campaign za ruswa, zo kurwanya ruswa, tugira za campaign zo kurwanya karengane. Ako nutamuha serivisi kandi ukamuhera igihe, nutamutega ugutwi akumva ko agomba kuguha ikiguzi, birangira byabaye gutyo. Kandi si amabwire, dufite ibimenyetso, dufite cases za bamwe muri twe batwangiriza izina. Abwire rero mwabasore mwe n'inkumi, inshingano za rushingwangerero n'ibyo ashinzwe, nta byo kujya muri cheap popularity ngo ndanga kwiteranya. Urafata ibyemezo rimwe na rimwe bikakaye. Siko bimeze? Niba uvuga uti mu mihigo yanjye mu kagari nta mavunja harangwa, urafata ingamba zimwe na zimwe zinatuma ya majoro turi buyarare, ariko zikakaye zitajenjeka. Iyo wigize ntibindeba cyangwa se ukanga kwiteranya, bikaza kurangira ugiye ku muturage ati ntako nagize, ni igitifu w'akarere wawe, nako ni igitifu w'umurenge cyangwa ni meya w'akarere, uje arambwira ngo
iriya nzu ni akajagari ngo turebe uko tuyikuraho, ntako ntari nagize, urabona ni abandi. uba wanze kwiteranya. Iyo twanze kwiteranya burya mu nshingano tuba turi gutakaza umurongo wa wundi wo gutanga serivisi, kwanga akarengane, gutanga ubutabera, ariko no kugira ngo duhagarare mu ngamba zacu nk'abantu abaturage bagirira icyizere. Ubu ushaka kumbwira abafatanyabikorwa mukorana mu kagari, uratubwira ko ariko unatubwira abafatanyabikorwa mugenzi wawe yagufashije mufite mu kagari na interventions bashobora gukora. Yes please. Murakoze, nitwa Tuyisenge Angelique, durushingwa ngerero umurenge wa Remera, akarere ka Gasabo, kagari ka Rukiri ya kabiri. Abafatanyabikorwa harimo SNF, PSF, abajyanama b'ubuzima, parasosho n'abakuru b'imidugudu, inama njyanama n'abajyanama. Ndumva hari icyo wibagiwemo. PSF yayivuze. Amadini n'amatorero. Amadini n'amatorero. Ruriya narwo ni urundi rwego mufite nk'amaboko. Ese gitifu uretse ugihagaze, usibye kubavuga, buri wese yabavuga, mujya muhura? Yego. Nka gitifu w'akagari, yego, ukabaha bya bipimo, yego, ukabaha inshingano, cyane, ukabasaba ubufatanye, yego, bipfira rero. Urebye na experience yawe, ni ukubera iki muri Rukiri tuhasanga abana bataye ishuri benshi, drop out nk'uko mugenzi wacu yayivuze? Ni ukubera iki muri Rukiri tugisanga abantu bajugunya imyanda aho babonye? Ni ukubera iki muri Rukiri twumvise harimo abana bafite ikibazo cy'imirire mibi? Murakoze, ikibazo cy'imirire mibi ntayo ngira ngiye mu kagari kanjye. Drop out nayo ni 1% kuko nabo ni abana baba baturutse mu ntara. Katwumvikane ntabwo nari nababeshye, siko bimeze. Angeline, umwana wavuye mu ntara akagera mu kagari kawe, kubera icyo umushyiraho etikete y'ubuvantara aba yabaye iwawe. N'uwanjye bita dufatanya, nkamenya aho yakomotse, nkaba rimwe na rimwe tunamusubiza iwabo. Wamufasha? Reka mugenzi wawe agufashe gutanga igisubizo. Murakoze nyakubahwa meya. Nitwa Ishimwe Emile Rushingwa Ngerero wo mu karere ka Musanze, umurenge wa Kinigi. Nge ntabwo wenda ndibuvuge nkawe, abo bafatanyabikorwa nibyo turabafite, ariko rimwe na rimwe icyo nita imbaraga nkeya tugira ni ukutabegera. Ugasanga twiziritse kuri bya bindi twita bicanye maremare, ukibagirwa ko kuri drop out pasiteri nakubariza abakristo be ko nta mwana utakiga biri bugufashe, ukumva ko ari wowe gitifu Rushingwa Ngerero cyangwa na sedo cyangwa na ba mudugudu bazagufasha kugira ngo umugarure abana ku ishuri, ugasa nk'uwirengagije za mbaraga, ndetse no kudakoresha urwo rwego rw'abikorera, kubera ko bashobora kuba hari n'urundi ruhare bagira mu kudufasha kugarura wenda urugero abo bana bavuye mu ishuri. Murakoze Aime, ngira ngo icyo Angelique yavuze nigeze kugikomozaho. Itegeko nshinga ritwemera kuba aho dushaka hose, ahubwo umuturage nagera mu kagari kawe wagombye guhita umumenya. Tujya tugira ikintu bita ikaye y'abinjira n'abasohoka, ni ikaye y'umudugudu. Uwinjiye wese ukaba umuzi, uzi
ya mibare uramushyira he? Ese aje ari mu cyiciro cya mbere, aje akeneye ibi, aje atwite, aje arwaye, aje ari ugusura asubirayo? Ukuntu inzego zacu zubatse kugera ku isibo, ntabwo twakabaye kuba tukivuga ngo uyu muntu ngo yavuye mu ntara. Oya, aho ari arahemerewe kuhaba, aho ari arahitaho umuturage wawe. Biragoye ariko birashoboka. Biragoye ariko birashoboka. Ni ukuvuga ngo tugomba gushyiraho uburyo bwo kugira ngo ntabwo waba ufite akagari ushinzwe, ufite isibo ushinzwe, ufite umudugudu ushinzwe, ngo umare icyumweru utazi icyahindutse, yaba ari mu baturage, yaba ari mu biza turimo nk'iyi minsi. Ugomba gushyiraho uburyo kugira ngo ibyo byose ubimenye. Ndagira ngo nawe none dutandukane Angelique, ntago gahunda yo kuvuga ngo tumusubize aho yavuye. No, utaramenya n'icyamuzanye, ntago ari umuntu waje kwivuza ngo azarangira asubireyo. Yenda ni umuntu waje gutura kubera ko wenda yabonye amahirwe y'akazi cyangwa se aje kuyashaka. Barushingwangerero bari mu turere dufite amahirwe menshi ugereranyije n'andi, cyane cyane secondary cities n'umujyi wa Kigali. Ikiriho ni uko muzajya mubona abantu binjira mu mijyi buri munsi. Biroroshye kubiverifiya, murebe ibarura riherutse gusohoka. Ahubwo mwiteguye mute kugira ngo abaturage bajye mu bandi kandi mubamenye bajye muri bya bipimo? Iyo mutabikoze musa nk'abantu bisubiramo. Urajya gukemura ikibazo cy'ubuzunguzayi ukagira ngo ntabwo uri kugikemura. By the way, reka nacyo nyivugeho. Imijyi igira ibyayo, siko bimeze? Ubu uko Musanze yari imeze mu myaka 10 iri imbere siko imeze uyu munsi. Niba itaragiraga abana bazunguruka mu mihanda ubira bafite, niba itaragiraga abasabiriza ubira bafite, niba itaragiraga abazunguza ubu barahari. Uzabibona no muri Gicumbi nayo kuzamuka, urayibona muri Gakenke nuko, kubera ko ni nature imwe nk'imijyi yose. Ingamba zibiziye ko uba ukeneye kugira ifasi itekanye, ufite ibisubizo, uzanamo abafatanyabikorwa Angelique atubwiye. Ako nutabazana ngo mugire imikoranire myiza, uratakaza imbaraga ufite mu ifasi. Icyo nemera cyo, abafatanyabikorwa barahari, twarabibonye aho twagiye tubakoresha. Rero Barushingwangerero, nagira ngo ngane ku musozo babwire ko mufite amahirwe tutari buve hano tutagarutseho. Amahirwe yo kuvuga ngo namwe muhawe iyo special consideration. Numva ari n'amahirwe koko yo kuba muri mu bantu bagiye gufasha intore zirusha intambwe kwesa ya mihigo ejo bundi agaragariza Abanyarwanda. Aho buri wese none hazaza akaba yavuga ati muri biriya twahize muri NST1 dusuba imbere y'abaturage harimo itafari ryanjye, kariya nanjye naragakoze. Ntabwo tuzaba twubitse amaso, tuzaba twemye. Ntabwo tuzaba turi twenyine, turi hamwe. Nta nubwo tuzaba dufite ipfunwe z'imyitwarire cyangwa se ikibi, kuko twagize amahirwe yo guhabwa uburyo bwo kubisubiza mu murongo aho bitagendaga. Nitugenda twifasha rya torero ry'umudugudu, bizadufasha kumenya ya fasi no guhana amakuru meza cyangwa mabi, ariko ukaba uyazi. Wari wabaza umuntu, ntiwumvise Angelique atubwira ati ni muri kiri ya mbere nta kibazo cy'imirire mibi ngira, ariko ngiye watekereka babandi bava mu ntara. Ni ukuvuga ngo wumve ko
uko tugenda dutera imbere ni nako tugomba kugenda dushyira buri munsi ku munsi bya bipimo byacu tubishyiraho mu buryo bwa buri munsi. Uzi iyo ugeze gutyo ukabona mu itangazamakuru bashyizemo ngo mu kagari runaka ngaya amafoto abana bishwe n'ubuheri, ugakubitwa n'inkuba uti ntabyo narinzi, kandi wakagombye kuba ufite amakuru ari ameza ari amabi, kandi ari amakuru ubona buri segonda, ya makuru ubona buri segonda. Aho rero rya torero rizatuma dushyira buri muntu mu ngamba zo kumva ko afite uruhare rwo kumva ko byose nawe kuva mu rugo rwe kureba mu muturanyi none ifasi yose biramureba, akajya ya relationship ya mikoranire n'ubuyobozi na gitifu w'akagari amwibonamo, akaba ari we muntu wa mbere umuturage ahamagara ati nyamuneka mu muturanyi wanjye barara barwana, ko natabikubwira tuzajya kubyumva yamwishe, cyangwa se abana babataye mu nzu bagiye mu mihanda kubera ko hari izo ntonganya n'iki, cyangwa se n'inzu ikabahiraho. Ibyo rero turava hano twemeranyije, tugende tumenye ifasi, dushyire mu bikorwa ya mabwiriza y'itorero ry'umudugudu, twibuke ko dufite imbaraga no guhera ku bayobozi. Sinzi nyakubahwa gavana, tujya tuvuga ko tudakenera birokrasi. Niba hari igitifu mu mujyi wa Kigali udafite inamba yanjye, telefone yanjye, uwo ntabwo ari intore. Niba hari igitifu mu majyaruguru adafite telefone ya gavana, kuko natwe ntazo mugira, nangize ngo karamucitse. Icyo nshaka kuvuga ni ukugira ngo na ya support ukeneye, hari aho ugera ukaba wahamagara meya w'akarere ukamubura, kandi uri imbere ya situation ugomba gufata icyemezo, ukaba wagira gavana uti muye n'ikibazo runaka mbyitwaremo gute, aho kugira ngo ugirindirize kivemo ikibazo gikomeye. Icyo nshaka kuvuga ni uko support yose yagombye kuba ihari, ariko na hierarchy nubwo yubahirizwa akaba igihe wumva ugomba gufata icyemezo, muri mu nshingano zifata ibyemezo, ariko muri no mu nshingano ushobora no gukora consultation aho bibaye ngombwa, kujya inama no kuzigisha. Ntabwo bizasaba kwandika urwandiko mu buryo buri formeri, nyakubahwa gavana ndakugisha inama kuri ibi n'ibi, telefone, whatsapp, tukihuta. Siko bimeze intore. Murakoze cyane.